ariko mbere yuko njya kugenda muri ayo masaha ya saa 9 z'amanywa ndi kumwe nawe yatereye amaboko ubona yuko arimo asezera avuga ijambo rimwe. Yarambwiye ngo ndagiye, yaramaze igihe atavuga ari muri koma. Arambwira ngo ndagiye muzakundane. Amaze kubivuga atyo ntiyongeye gukoma. Ariko turi kwa muganga yarambwiye ngo nzabwire itorero, bayobozi b'itorero. Muzehe Sirasi yarantumye ngo mbabwire ngo umuryango we muzawumenye. Niryo jambo yambwiye. Hanyuma no muri ibyo bihe twari kwa muganga ashimira abaturanyi mwese ngo mwabanye mu mahoro, nkuko abagiye bansura bajyaga babona ukuntu yazaga tukaganira, uburyo namuganirizagamo, uburyo namwitagaho cyane kugira ngo umugarure ubwonko abashe kuba yamenya uwo bari kumwe abanze abashe kumuganiriza. Rero muri make ntarondogoye ngaya amateka ya muzehe data utubyara, nasoza mvuga ngo aruhukire mu mahoro kandi Imana imwakire mu bayo. Murakoze cyane. Arakoze nagize Imana. Reka twakire umukobwa Jennifer. Imana ishimwe cyane. Genda umva gushima Imana kuri ibyo byose byakoretse kuri papa, kuko akazi yakoze ni akazi gakomeye cyane. Guhera aho yakiriye agakiza nkiri mutoya cyane ntaramenya ubwenge, nta kintu kibi nigeze mbona kuri papa. Umva giye ntaye mu mahanga, ariko yakoresheje ku bishobotse kose akajya yandika inyandiko anyandikira anyohereza ahantu haba, akajya anyandikira rwose. Nibyo byanyobeye kuza hano mu Rwanda. Naze musanga afite imyaka 12 ageze hano mu Rwanda, hajya musura nabakansura nkiri umukobwa, ngera ku gihe Imana umufasha ngo tuzabana, ariko burya duhuza na papa akanyandikira inyandiko, akagera ku gihe akampamagara kuri telefoni akambwira aho ageze, nkazi n'ahangaha. Agera ku gihe araza kunshingira hariya Tanzania. Mfite umufasha wanjye, umugabo wanjye aho ngaho, umutware wanjye. Basi uwo nguwo Imana yampaye na papa yemera kumwakira ari umutanzania, tubana neza. Akagera igihe akajya ambwira ati ariko mwana wanjye kuri naza ahangaha, akambwira ati ariko mbabarire kuko bakure, nta nubwo nakumva babaye kuri wowe kugira ngo umaze igihe kirekire utansuye, ariko akanyihanganira rwose. Ngeze ku gihe mba na telefone ntayo nagiraga kugira ngo mbahamagare, ariko agakoresha uko bishobotse, agashaka umuntu ufite nomero y'Tanzania akajya ampamagara. Hageze ku gihe rero imbaraga zirashyira, haba nta gakuru mfite ka papa, ariko akajya abwira abana, ariko mwashatse mushiki wanyu, ariko se mwamuhamagaye, bagashakisha uko bashobotse kose. Nanjye ndumva gushima barumuna banjye kuko bakoze uko bashoboye, bamenyesha amakuru, bashaka hondi, barabimenyesha ko ahageze ku gihe gikomeye cyane. Maze kumenya ibyo bintu ko yaje Kirehe, yagiye ku itariki 17, giye mpaguru ku itariki 18. Kuva kuri icyo gihe cyose twabanye hariya Kirehe, nza hano hagenda kujya muri riya abanga mu rugo. Agera ku gihe ava mu bitaro aza hano aransanga, ko bimeze kuva mu gihugu kujya mu kindi birakomeye. Bari bamaye ukwezi kumwe, bigera ku gihe ku 18 iminsi birashize. Ndibaza se ubwo nzabigenza no koko, ariko barabona banjye bakashyiramo imbaraga, ntugende rwose, ahubwo tuzagutangira amafaranga ariko uzaguma ahangaha.
ndakomeza kuri 18 nongera njya kuri boda nsaba indi minsi nongera andi mafaranga bampereza ukundi kwezi ndihangana kugera kuri izo tariki 27 izi Imana yemereyeho kumucyura ndabishimira Imana kweri kubona yamucyuye mukuri papa ntaho yageze kugira ngo avuze nabi mu kanwa ke cyangwa se wumva yifuza nabi rwose yatubwiye ati reko ndabasabira imigisha kandi yasaba ko mukundana Imana izabarinde yarayaduhamagara kweri ndumva gushima Imana kandi nkumva ishima n'umutware wanjye kugira ngo yihanganye rwose yabonye ntabwo bikwiye kugira ngo agumiriya nawe arihangana ejo nibwo yageze ahangaha kugira ngo aze gushingura sebukwe muri ibyo bike ndumva gushima cyane abavandimwe bose kuko papa nta muryango munini yari afite ariko Imana yamushakiye umuryango ukomeye iramufasha abantu baramufashije kwegengeza ahangaha numvishe kugira n'agahinda mu mutima kubera umubiri kuko nabonye abantu bagiye muri hariya kirazo habona baza kudusura hano kandi nta muryango munini dufite numva birambabaje kwenda ndavuga ntariko Imana warakoze we kuduhereza abo bantu ubwo rero ndumva gushima Imana ndumva gushima bose abaturanyi bose batugezeho badufashije muri icyo gihe gikomeye ndumva gushima rwose ndetse n'abana wacu uyu tuye hafi kweri yakoze akazi gakomeye kuri sebukwe ndumva kumushimira Imana kweri Imana umugisha baruna banje Imana bamugisha nubwo muri batoya ariko Imana burgira bizi papa yazengurutse muri ibyo bihugu byose ariko yifata Imana mu gihe cyose yakiriye agakiza yari impunzi ariko yemeye kuguma ku Mana ayifata Imana kugeza muri iki gihe Imana yemeye kumucyura ndumva gushima Imana murakoze cyane murakoze Imana bamugisha kandi hino ahangaha abandi mwihangane reka ndabona mubashaka kubyina ikintu avuga nanjye rwose mpagaze nshima Imana ni ukuri sinabura ikintu navuga ku mutware wanjye umutware wanjye igihe cyose twabanye uyu mukobwa n'uyu nguyu nibo bari bamaze kumenya ubwenge duhunguka twahungutse abandi bataravuka uyu Mariya niwe nahungutse mfite inda ye ifite amezi 2 nta muntu uzi ko ntwite ariko mu gihe twabanye hari igihe twagendaga duhura n'ibihe bibi hakaza ibihe by'inzara ariko yari wa mugabo utifuza ko abana be basonza agakora ibishoboka byose kugira ngo abana be baticwa n'inzara umwana yarwara tugafatanya kumurwaza ibihe bibi byaza tukabifatanya kwaba ari kurara nicaye akarara yicaye amfasha gukikira umwana warwaye ibyo bintu nzabimushimira none mu gihe kirageze ngo yitahire nshimiye n'abantu badufashije muri ubwo burwayi bwe abashumba bakoranye umurimo abashumba bene se baradusuye n'abasangaga ntaje kwa muganga umwana yanshimiraga uburyo abapasiteri ari abagabo akambwira ati abapasiteri bose bangiraho nta joro ryaca batangezeho ati baraza bakansura bagasiga basenze bagasiga bamushize amaboko y'Imana ati mama ati nta kintu nabashinja pe ati abaturage inshuti abavandimwe abaturanyi ati bangeraho nta kintu mbuze nta kintu kibuze ati rwose ati Imana izabampera imigisha ikintu cyashimishije kandi nuko ngo yagiye gushiramo umwuka agahamagara abana ngo bana banjye ngo muzakundane muzabane mu mahoro ahamagara uyu nguyu ngo muhamagara mu izina rya mukuru we ngo agahamagara ngo Tito waje yari azi ko ari kumwe na Tito kandi ari kumwe n'uyu nguyu karamubwira ngo umva ikintu mbasabye ngo muzakundane ngo muzasaranganye ibyo mfite ngo ariko ntimuzapfa ubusa ntimuzaryane ngo muzabane mu mahoro ngo kandi Imana izabibahere n'imigisha bahera kwasinzira ibyo nibyo nshimira Imana ku mutware wanjye ubwo igihe cyageze nyine ngo yitahire Imana imuhire uko ridashira urakoze mama Imana igumugisha mu gihe cy'umuco mucyo ndagira ngo humurize buri muntu yabyaye ntapfa umuryango abana bose baramuzi nubwo bamwe tutari kumwe hano igihe kiragera
natwe bamwe twari Bugande iyo twashakiye abandi tuza kuza hano mu Rwanda tuza kubimenya turamumenya ko ari hano turamusura muzehe yari umusaza mwiza mu byumve ngo mwiza tukava hano yari yaratangiye kurwara amaguru ariko akakubwira ati ndaguherekeza nkugeze aho bisi uyifatira ati kandi nanjye ndambura amaguru yadukundaga akavuga ati uyo ngibonye ngo mbonye sira twagize ibyago rero mama wacu ngo ntakiriho na papa ntakiriho ariko uyu yari yatubereye nk'aho adusimburiye mama adusimburiye papa tukaza tukisahuzura hano tugataha twumva tunezerewe ariko igihe kirageze kuko burya Imana ngo idukunda kurusha uko twebwe dukunda abacu buriya muzehe Imana yamukundaga kurusha twebwe kandi baratubwira ngo kuko tutazi umunsi n'isaha tujye duhora twiteguye ubwo rero muzehe aho kugira ngo umubiri ukomeze umubabaza tubireba twaje hano atari bukumenye ariko agataka ukababara kandi utari bumuruhure yaza ko ari nk'ikintu yikoreye twari kumufasha tukakikorera tukamara nk'iminota 3 cyangwa 10 tukamwakira ariko n'uburwayi yiharira akifasha wenyine ariko Imana yararebye ibona atagomba ntawe wakoreye Imana uzikorera amaboko nge sindi umuhanuzi ariko wenda nanjye numva ijambo ry'Imana nta muntu wakoreye Imana uzikorera amaboko nahoze rero nta Imana yamurinze kwikorera amaboko ikaruhukire mu maboko Imana yo mu ijuru imwakire murakoze cyane Imana nkumugisha twabanye neza cyane abantu begeranye umwe ari mu muryango undi ari mu muryango mukavugana burya muturanye cyane twarabanye imyaka 6 atahutajya turaza nanjye nzahangaha ariko dushaka ko twakongera turashakana twese umwe amenya aho ndari tutangira gusurana ati byaba byiza twongeye kubana tugaturana yewe mbirebye ndavuga nti yewe ndemera ngeze aha ntimfite utwana turwaragura kandi mbona bavayo bahekwa mu ngobyi yewe ntawe nabasha guhekera nta telefoni zari zihari ndavuga nti reka nsubireyo buracyanjye ndamubwira nti yewe ntabwo ngewe byakunda tuzakomeza dusurane ati cyakora byabaye ngombwa ko simvuga menshi cyane byabaye ngombwa ko nanone twongera guturana nkuko twari duturanye yaraje turongera duturana hafi na hafi n'abandi mu muryango n'abandi mu muryango tukavugana uyu musaza ntacyo nabona namuvugaho arinze yivira mu mubiri nta kintu na kimwe numvise habe avuga nabi cyangwa abwira n'umwana nabi yewe nta kindi navuga sinavuga byinshi cyane ibyo yankoreye yaraha ineza yangiriye Imana izamumpera umugisha izamumpembere aho agiye yewe batubwiye iteka igihe muzamaze rwawe iteka Yesu muri agwaje umuntu afite ibyiringiro ko azakira mu kintu cyose cyane n'amafaranga nta kantu na kamwe kadashaka ifaranga muri ubu rugo ntabwo waba wahuruye umuryango wa Pastor Silas ufite ubuhamya wakoze imirimo nk'iyi ngo dusubire mu ideni kandi twahageze icyo ufite cyose rwose mudufashe tugitange Yesu nashimwe haleluya tugiye kwakira ko yahuriye
murakoze microphone nagirana hano hantu ni hatoya nahoze ntekereza iyo uhagaze ndareba hano nkareba hano abantu bose bahagaze bangana n'ukuntu hano hangana natekereza ko gusezera biza kutubera ikibazo nahoze ntekereza gutya baza kumbwira umwanzuro nafashe niba ni mwiza dukoresha ifoto ya muzehe tukayizenguza mu bantu hano hiyo bitwaye ntacyo bitwaye urafashe cyane iyo navunitse kuko abantu bakananyana hano ugasanga pe ubuzima tugezeyo mu kandi kanya keza
n'abantu bayisubiza itorero badufashe twabirusha indabyo ariko barambwira ngo umuco w'inama ko indabo zishyira ku irimbi noneho ngo twubahirize ibyo bifuza mureke dusubize itorero mikoro atwaye gahunda isigaye twabirusha indabo hepfo ku irimbi yo gushyingura hanyuma mwiriwe turagira ngo tubasabe mwese muhaguruke kuko tumaze umwanya munini cyane twicaye kandi tubashimira ubwihangane bakomeje kugaragaza. Tugiye rero gusoza igikorwa cy'amasengesho mbere y'uko dukomeza gahunda yo gusezera, kandi biragaragara yuko nyuma yo gusezera turaza gukomereza tujya no kwirinda. Reka dutege amatwi aya magambo. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe muri mwe. Bene data bakundwa, mwibuke yuko kubera gucumura kwa Adamu icyaha cyokamye abantu bose, icyaha nacyo cyazanye urupfu, narwo dukurikirana abantu bose. Kubw'imbabazi z'Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo aba igitambo cy'abantu bose bamwizera, bazabaho iteka ryose. Muri Adamu abantu bose barapfa, muri Yesu abantu bose bazazuka. Yesu Kristo watsinze urupfu akazuka, niwe ubwe uvuga ati, ntugire ubwoba, dore nijye wa mbere n'uwa nyuma uriho. Nari napfuye none ndi muzima iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu, nijye kuzuka no kubaho. Bene data bakundwa, muhumure, mugire umutima utuje n'ibyiringiro, kandi ngaho tugende dushyingure uyu mwene data Pasiteri Sebaganji Sirasi mu mahoro ya Kristo. Imana izamurinde amajya n'amaza none n'iteka ryose. Amen. Ngira ngo hajyaho indirimbo noneho umuryango usezera n'abandi bari hafi hano basezera, kandi ngira ngo yanadufasha gukomerejeho tukomeza tujya ku yindi siko. Yewe umaze gusezera akomerezaho kugira ngo ducunguze uburyo bwose. Sinziza cyane wasezeranijwe n'Imana, tuyitegereje twizeye uko Data yidufitiye. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzamusingiza kuko buntu yatugiriye, urukundo rwe n'imbabazi bitwigisha nyakungukira. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha. Wari nyangamugayo, wari ntangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho.
wari uw'agaciro kuri twese. Nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi. Nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza. Nzagukumbura, iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye. Oya simbyumva umutima ntubyakira, aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka. Musigiye icyuho ntawagusimbura. Aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka. Musigiye icyuho ntawagusimbura. Wari uw'agaciro kuri twese. Nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi. Nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza. Nzagukumbura, yana umutima utuje, urukundo ruguherekeze. Uzahora iteka mu ntekerezo zanjye. Nugera kwa Rurema abamarayika bagutaramire. Bakiriye ntwari zoje urugendo. Cyane umutima utuje, urukundo ruguherekeze. Uzahora iteka mu ntekerezo zanjye. Nugera kwa Rurema abamarayika bagutaramire. Bakiriye ntwari zoje urugendo. Najya utari nzahakubera, kuko wari uw'agaciro kuri twese. Nzagukumbura, wampaye ibyishimo kenshi. Nzagukumbura, nawe ugiye uzagubwa neza. Nzagukumbura, la 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 la.